Haleluya. Haleluya. Maranatha. Umwami Yesu naze. Imana yacu ishimwe cyane. Nongeye kunezezwa no kubana n'iteraniro ringana ritya. Nshimira Imana cyane kubw'urukundo rwayo ibyiza yadukoreye. Kandi namwe nzi ko aho muri mushimira Imana, Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Nje tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ndi Habarurema Valens. Kandi icyigisho turarebera hamwe uyu munsi cyitwa kugendana na Yesu. Kugendana na Yesu mwongereho akandi kantu ngo inzira yo gutsinda. Kugendana na Yesu, inzira yo kugenza ite? Yo gutsinda. Twize iby'inzira ifunganye, twize ibintu bitandukanye ahangaha, ariko uyu munsi turarebera hamwe icyigisho cyitwa kugendana na Yesu kandi inzira yo kugenza ite? Yo gutsinda. Reka dusenge. Turagushimye Mana, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ngwino uritwigishe, utuyobore, uhindure imitima yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kugendana na Yesu kandi inzira yo gutsinda. Abafite Bibiliya bihuta cyane bararambura amasomo tugiye kurebera hamwe, maze niturangiza tuganire ku gitekerezo cyanditse nakomeje kujya mvugaho, ariko uyu munsi ntabwo ndakivugaho, ndagisoma. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza wa 18. Ibyanditswe biravuga ngo mwishime iteka kandi mu bibaho byose muhore mushima. Abana b'Imana bagomba kuba ari abantu bishima iteka kandi bagahora bashima. Imitima yabo igahora n'umunezero mwinshi. Ntabwo bakwiriye kuba ari abantu bahora bahekenya amenyo. Gusanga abantu ni abantu bahora barakaye. Kandi mu rwandiko rwa mbere rw'Abikora igice cya 15 umurongo wa 33, iryo somo riratubwira ngo ntimuyobe, kuko muri kino gihe hariho ubuyobe bwinshi. Ijambo ry'Imana ubwaryo riratubwira ngo ntitugenze dute? Tuyobe. Kandi birigakomeza ngo Imana ntinegurizwe izuru. Icyo kintu kiratangaje. Umuntu ashobora kubwira mugenzi we ibintu ntabyumve, maze akamunegura, agakoresha ibimenyetso byo mu maso. Uwo bari kumwe wundi akabimenya, uwo neguye ntabimenye. Imana si uko imera. Imana ntabwo inegurizwa izuru. Isomo riravuga ngo nimuyobe. Imana ntabwo ari Imana banegura ngo bayinegurishe ibimenyetso ngo uyirebe maze uyigaye ukuntu. Imana ishaka ko ikivuze gikorwa nk'uko yagenje ite? Yakivuze. Nta wongeraho ngo kubera yavuze biriya ngo buriya hari ngo ishatse kuvuga gutya. Imana ntabwo ishaka kuvuga ngo, ahubwo Imana iravuga ngo. Yesu ashimwe. Mbese turi kumwe? Maze ikintu gitangaje kandi mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa 16 haranditse ngo muririnde kandi mwirinde no kunyigisho mwigisha. Iri somo iyo dusoma ngo twirinde kandi twirinde no kunyigisho twigisha, burya niyo umuntu yigisha hari ibintu abakwiriye kwirinda. Niba wigisha ibintu use nibyo wigisha koko, ariko we kuzajya uvuga ngo muzajye mwumva ibyo mvuga ngo ariko ibyo nkora ngo oya. Niba wigisha ibintu ugomba gusa nabyo, kuko naje kureba, naje kubona ibyo umuntu yitegereza cyane asa nabyo. Mbese nibyo ageraho akazasa nabyo, ibyo yitegereza cyane. Burya bajya abasore mubona bahora ku mataci, agahora aho ari kuyirebamo, n'umukobwa agahora aho ari kuyirebamo, ahora akandamo, n'umugore ari arebamo, n'umugabo ari arebamo, ugasanga niyo ahora areba atajya areba muri Bibiliya, agira agasa na ya mashusho ahora arebamo. N'urubyiruko nuko iyo ahora kuri televiziyo agira akajya yirirwa bari inkuru zo muri televiziyo aho kugira ngo bari inkuru zo mu byanditswe byera. Nigeze kwicarana n'umuntu muri gahunda yo kuramya ahantu hamwe ku rusengero rumwe, arambushabusha. Nabonye umukobwa wambujije amahoro ahantu hose nagenze.
afata telefoni akajya kuri WhatsApp agahindura, akajya kuri YouTube. Nagezeho ndamwongorera nti turi muri gahunda yo kuramya. Mbona arihanganye nk'iminota nk'itanu, arangije yanjye so yabirongera biranga. Arongera ndongera noneho ngira gutya akaboko ni turi muri gahunda yo kuramya. Maze ariko agahinduranya kongera agakanda kongera agahindura kongera. Ndibaza ntako se nk'uyu muntu ubabaza ibyamuzanye. Ariko naramwitegereje mbona ntabwo yari abizi. Nta mezi 6 yamaze. Urwo rusengero narusengeyeho umwaka umwe n'amezi 8. Nta mezi 6 yamaze atari yagwa ngo agire ikimenyetso kimugaragaraho kigaragarira n'abantu bose basengeraho yuko uwo mukobwa ibyo yirirwaga atacinga ari byo bimurimo, kandi ibyo ngibyo yirirwaga amadondamo yaje kuzadondana n'abo birirwa badondana. Ibyo bituma agaragaza ibimenyetso yuko umurongo w'Imana ntawe yari arimo. Burya bajya kumera kurya baratangiye kera bahera ku mashusho. Mukamura utariko se ko ari umwana twamwihereye telefone akirebera. Ubu mwana najya kuri YouTube hari cyara, niba wowe ujya kuri YouTube ibintu bikagukurura yenda ukarwana nabyo ukabyihorera ukagira ibyo ureba. None ufite imyaka, bari abana bari muri kira kigero bari mu myaka 10, 12, 13, 14, 16, wayimwa azavumbura ibyo utaravumbura kandi azabiteruza amaboko abiri. Ikimenyimenyi nuko uzakomeza ukabana n'Imana uri umusaza cyangwa uri umukecuru, maze umwana wanya kayanga akaba umurasita kandi wowe utarigeze uba umurasita. Ukibaza uti yabikuye ati abana banje nabigishije inzira y'Imana, twabyukaga mu gitondo dusengana nimugoroba tugasenga, ariko byaranze tumwana byaranze. Kandi hari ahantu handi byangiye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mbese ko dukwiriye kurushaho gutekereza cyane maze tukamenya iby'ijambo ry'Imana rivuga. Kandi mu Baroma igice cya 10 ku murongo wa 17 haranditse ngo dore kwizera guheshwa no kumva. Kwizera kugenza gute? Kwizera guheshwa no umuntu akumva ibintu maze yamara kubyumva akagenza ate? Akabyizera. Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 handitse ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Iyo umunyu wamaze gukayuka nta kintu bukimaze, ntabwo wongera kuryoshwa. Nicyo kizatuma mubona Sawuli akiri muzima, yari muzima yamaze imyaka 2. Sawuli ari muzima ayobora ubwoko bw'Abayisirayeli n'ubw'Abayuda, ari muzima neza. Ariko Sawuli amaze gukayuka ubuntu bw'Imana bwamuvuyeho, yamaze imyaka 38 ari umukozi wa shitana kandi akiyobora ubuntu aba ubwoko bw'Imana. Kuko impano yo kwihana narasomye ngo yari yarayinyazwe. Abantu bagira ngo iyo umuntu anyazwe impano yo kwihana ngo arapfa. Anyagwa impano yo kwihana akagumaho. Nk'iyi korari y'abakire akaguma no muri korari y'abakire kandi impano yo kwihana yarayinyazwe. Akayigumamo, akaguma gasenga kanasengesha. Impano yo kwihana yaragenje ate? Niko byagenze. Niyo mpamvu handitse ngo umunyu nukayuka. Abapasifanda murabyumvise se? Maze ibyo bikwiriye gutekerezwa. Mbese muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 34 haranditse ngo bana bato ndabaha itegeko rishya. Ngaho ni murivuge ngo mugenze mute? Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane. Ariko igiye kubona ukabona umwana ari gutera undi urutugu, n'undi nawe akazana urutugu agatera, baje kurepeta hano. Ndabaha itegeko rishya, ariko iryo somo rikavuga n'abana bato mu by'umwuka ngo tugenze dute? Dukundane. Ariko muri rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza wa 6 hari amagambo atangaje avuga ko abantu b'Imana twese tugomba kwitondera amategeko. Amaki yemwe? Amategeko. Abatazitondera amategeko y'Imana, harimo n'itegeko rya 5 rivuga ngo wubahe so na nyoko, bazahura n'ingorane yo kutarama, ntibazarama. Bibiliya avuga ngo iryo niryo tegeko riri mwiki? Riri mwiki yemwe? Isezerano. Abafite Bibiliya zanyu tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo inzira yo gutsinda, maze tuze kureba iki jambo ry'Imana rivuga. Hoseya, turasoma muri Hoseya
Yesu ashimwe. Hoseya, ngiye kubasomera amagambo anejeje. Hoseya igice cya 12 umurongo wa 4. Ndabinginzi umuntu wese wazanye Bibiliya asome iryo somo. Mbonye akana kaje gutura, akana kaje nyuma hano, maze mbona karatambutse gafasha kanote gutya, maze akana karaza gashyira mu giseke, mbona ni byiza cyane. Buriya uza akamenya ko isaha yo gutura igeze, azajya yibutsa umubyeyi wati kutari kumpa amaturo. Biriya bintu azabikuriramo, ababizi ko iyo baje no mu rusengero bicara bagatuza kandi igihe cyo gutura cyagera bakajyayo. Ariko hari ikintu ngira ngo mbasomere muri Yesu ashimwe. Hoseya igice cya 12 umurongo wa 4 haranditse ngo yafashe agatsinsino ka mwene se bakiva mu nda ya nyina, amaze guhama yakiranije Imana. Uyu muntu muramuzi? Yafashe agatsinsino ka mwene se bakiva mu nda ya nyina. Buryo uko umuntu aza ngo na Esawu, buryo uko umuntu azaba bitangira kare, Esawu yagafata se yagashobora. Yafashe agatsinsino ka mwene se bakiva bari kuvuka, zari impanga mu nda ya nyina, maze bari kuvuka uwavutse nyuma ahita afata agatsinsino ko wavutse mbere ye aragakomeza. None hagakomeje, ntabwo Bibiliya ivuga ngo bari bafatanye, ntabwo ari ukumatana cyangwa gufatana, ahubwo yarafashe. Bibiliya ivuga ngo yarafashe, ntabwo Bibiliya ivuga ngo barafatanye ngo umuganga araza arabafatanura. Zari impanga ziri kuvuka. Umwe arabanza witwa Esawu, kandi Esawu yari afite umubiri utukura cyane, ariko wakurikiyeho witwa Yakobo ahita afata agatsinsino aragakurura, maze se abitegereje abona ukuntu yavutse afashe agatsinsino ka mukuru we, aramwitegereza, mwita izina rimwe risobanura amazina atatu. Izina Yakobo risobanurwa ngo umwambuzi, umuriganya, ukurura asubiza inyuma, maze iryo zina ararimwita risobanura ibintu bitatu. Uwo Yakobo ikintu cyantangaje, yaravutse mu muryango wo kwa Isaka kandi n'abana ba Rebeka, ariko ikintu gitangaje nuko igihe uyu Yakobo yavutse afashe agatsinsino ka mwene se, Bibiliya ivuga ngo amaze guhama, nuko ngo amaze kuba umusore yakiranije n'Imana. Uyu muntu mubye yavutse azi gufata, ari uruhinja, amaze no guhamagiza imbaraga, afata Imana arayikomeza. Uyu nguyu ubundi imibereho ye yari yo gufata gusa, ntabwo imibereho ye yari yo kurekura. Ndaje mbasomera ukuntu yari ameze. Naramukunze cyane, naravuze nti Imana, uyu mugabo naramukunze. Yesu ashimwe. Inzira yo gutsinda, ngiye kubasomera uyu mugabo ikintu cyanejeje kuri uyu mugabo. Yakobo yongera kwishinza cyane mu mutima we icyaha yigeze gukora cyo kwiba mwene se umugisha yari yarageneye, kuko yatinyaga ko Imana izakundira Esawu kumwica. Amaze kwiheba rwose asenga Imana ijoro ryose, nabonye marayika ahagarara imbere ya Yakobo amwereka igicumuro cy'uko kimeze by'ukuri. Umva, Yakobo ngiye kubabwira ikintu cyantangaje. Uyu Yakobo igihe yavukaga afashe agatsinsino ka mwene se, amaze gukura, mwene se Esawu yagiye mu ishyamba guhiga. Ise yaramubwiye ngo mwana wanjye dore ndashaje, none genda umpigire umuhigo uwuzana untekere inyama ziryoshye zimeze nk'izo nkunda. Maze Esawu ajya mu ishyamba ajya guhiga. Esawu igihe ari mu ishyamba, nyina wabo bana bombi witwa Rebeka abwira Yakobo ati mwana wanjye, wumva ibyo ngiye kugutegeka, dore mukuru wawe yagiye guhiga, kuko ise yamutumye ngo amuzanire inyama ziryoshye, kandi arashaje ntabwo akireba, amaso ye yarahumye. None wowe zana abana b'ihene beza babiri mbateke babe inyama ziryoshye, maze ubashyire so, maze so aba arya izo nyama aguhesha umugisha mu cyimbo cya Esawu. Maze Yakobo wafata agatare kura yitegereza nyina, aramubwira ati oya, ntizanire umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Maze nyina aramurahira, atunga urutoki mu ijuru, aramubwira ati mwana wanjye, nyumvira ugenda uzizane, umuvumo wari kuzakujyaho bari njye uzajyaho. Umwana yumvise ko nta muvumo uzamujyaho, aragenda azana ihene ebyiri, maze izo hene barazibaga we na nyina. Bamaze kuzibaga baraziteka, kandi uwo nyina yarazi ibiryo umugabo warya uko bingana, nicyo cyatumye atumiza ihene ebyiri, kuko abantu ba kera bari barebare kandi banini, buryo uko umuntu angana niko arya. Maze kuki se Bibiliya itavuga ngo yaragiye ngo azana ihene imwe, cyangwa ngo umugore wavuge ngo genda uzane ihene imwe?
uwari ugiye mu ishyamba guhiga yari kuzana inyamaswa imwe, wenda yari kuba ari nini, ariko uwo mugore yari azi neza ibihaza umugabo we. Ntabwo yabwiye Yakobo ngo genda uteke ihene imwe, yaramubwiye ngo nagenda azizana ari zingahe, ari ebyiri. Yazanye ebyiri koko, maze baraziteka. Zimaze gushya, akora ikintu gikomeye, ahita ahinduka umutayeri, afata impu azidodera zamu z'aba bana b'ihene, azidodera ku mubiri wa Yakobo, kuko umubiri wa Yakobo nta bwoya wagiraga, kandi se we akaba yaragiraga ibyoya ku mubiri hano. Maze azidoderaho, arangije adodera na hano mu muhogo no mu ijosi uruhu rw'ihene. Maze arangije ahereza umwana we Yakobo ati izi nyama zishyire so. Maze Yakobo inyama arazijyana azihereza se. Ahageze ati data, burya intambwe ya mbere y'icyaha ituma n'intambwe ya kabiri uyitera ukajya mu cyaha. Ati data, ati byuka urye ku muhigo w'umwana wawe, kuko Imana yawe impaye ishya, impaye amahirwe yo kubona umuhigo vuba. Maze Isa arabaza ati mwana wanjye urinde? Undi ati ndi Esawu. Kandi imbere yari yanze gukora icyaha ngo atizanire umuvumo mu cyimbo cy'umugisha, ariko amaze kwemera ko ihene bazibaga aratinyuka. Buriya ikintu kimwe gitoya kigutinyura ikinini. Urujya kumva ngo umuntu ngo afite ideni, ngo yagujije umuntu miliyoni, ngo yagujije umuntu miliyari, kandi uwo muntu kera yaratinyaga ideni, agiye gutya akaguza nk'ibihumbi 100 akabona arabyishyuye, agashira ubwoba akavuga ati 100 naryishyuye ndafata miliyoni akayishyura, akabona aratinyutse ati miliyoni narayifashe, ati ndayishyuye, ati ndafata 10 akazishyura, agafata 40 akubaka inzu, ati 40 ndazishyuye, ubi miliyoni 100 nizo ntazava, agakomeza azamura kugeza ubwo azagera ku mwenda atazabasha kwishyura. Mwene uwo nasenga isengesho rikarenga metero 2 uzangaye. Ndi kuvuga umuntu uguze undi, hatagira umuntu utekereza ukundi. Murabyumvise se? Murabyumvise? Yesu ashimwe. Maze ikintu gitangaje, aratinyuka ati nitwe Esawu. Ngo yitwa nde? Ati nitwe Esawu. Maze Sara aramubwira ati mwana wanjye, kandi ubwo inyama ziri guhumura. Mwari mwumva umwuka w'inyama z'ihene? Umwuka w'inyama z'ihene murawuzi? Kera nanjye nari nkuzi. Umwuka w'inyama z'ihene warazamukaga cyane, maze abantu baba baziriye ndabyibuka, kugira ngo inyama z'ihene zidakomeza kubahumuraho bakisiga inturusu. Ubu se ko muri guteka mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi mwize kuziteka mu buryo bw'ikoranabuhanga, njyewe ntakizishobora. Noneho hari ikintu gitangaje, maze umwuka w'inyama z'ihene ziri guhumura, zarahumuraga cyane maze zigatera ipfa. Naho uzanyura botsa burushete z'ihene urazimenya, wumva zifite umwuka ukurura cyane, maze yumva ziri guhumura inyama. Maze Isa ati mwana wanjye tigera hino ngo korakore, kandi ubwo ari kumukorakora amazuru ari guhumurirwa n'inyama. Maze akoraho yumva ibyoya biriho, niyumva uruteranyirizo rw'indodo, kuko umutima wari wamaze guhuma, wahumishijwe n'iyo sosi. Maze aramukorakora, arangije ati ijwi ni irya Yakobo, ariko ibikonjo byo ni ibya Esawu, zimpe nzirye. Arazimuhereza ararya. Amaze kurya ati Imana iguha umugisha wo kukime kiva mu ijuru, ati no kumwero w'ubutaka, bene so bakwikubita imbere, ubatwara ubayobore, uzakuvuma wese azavumwe. Inyama maze kuzihaga, maze uwo mwanya Yakobo akihava, Esawu mukuru warahinguka, nawe araza arateka. Maze Esawu uzanyama azishyira se. Igihe Esawu uzanyama yazishyiraga se, aramubwira turinde mwana wanjye udatinde Esawu. Ahita maze ati ninde wahize umuhigo akawunzanira nkawurya, kandi nkaba nariye kuri byose utaraza, ati nkamuhesha umugisha. Avuga ijambo rikomeye ati kandi ko kubona uhaye azawuhabwa. Maze Bibiliya iravuga ngo Esawu aboroga umuborogo mwinshi w'umunyamubabaro, yasabye se inshuro 3 ngo nge nanjye data mpesha umugisha. Ku nshuro ya nyuma baza se ari kurira ngo data nta mugisha n'umwe wasigaranye ngo uwumpe. Isa abonye Esawu akomeje kurira, ngiye kubasomera ikintu yamushubije muri Bibiliya Itangiriro. Isa yabonye Esawu akomeje kurira, maze aravuga ati reka nawe muhe umugisha umukwiriye. Uwo mugisha bazawuhabwa bose bazaba bagize ibyago. Uwo mugisha Isa yamuhaye, abazawuhabwa bose bazaba bagize ibyago, bazaba bahuye n'umuvumo, bazaba bahuye n'ishyano. Ariko ikintu gitangaje, maze arakomeza ararira. Maze igihe yariraga, Ise aramwitegereza,
amusubiza ku igice itangira igice cya 27 umurongo wa 39. Isaka aramusubiza ati, ariko reka mere ku murongo wa 28. Esawu abaza ati, nta mugisha n'umwe usigaranye data, jye nanjye mpesha umugisha data wambyaye. Esawu araturika ararira. Agenza ate? Isa abonye arize ku murongo wa 39. Isaka aramusubiza ati, ubuturo bwawe buzabe kure y'umwero w'ubutaka. Yaramubwiye ngo kwisa uzatura hose ntukazahinge ngo usarure, bizarumbe bizahere mu butaka. Aho uzatura ni habahera, hazatangire harumbe. Niko se yamubwiye. Buzabe kure y'ikime kiva mu ijuru. Nicyo cya kabiri yamubwiye. Yamubwiye ati, n'ikime kiva mu ijuru. Ikime kiva mu ijuru ni igisusurutsa imitima. Yamubwiye ati, buzabe kure y'ikime kiva mu ijuru. N'imbaraga zo mu ijuru ntizizagira icyo zikumarira. Inkota yawe niyo izakubeshaho ngo uzasaza uri umuhigi, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugwa muzikuraho uburetwa yagushyizeho. Kumubwira ngo nago mazikuraho uburetwa yamushyizeho, yaramubwira ati, numwica uzikuraho uburetwa yagushyizeho maze utegeke. Uwo mwanya yahise afata inkota yiruka kuri Yakobo aramuhiga ngo amwice. Maze Yakobo nyina amugira inama ati, hunga maze uhungire kure. Amwohereza kwa nyirarume, kwa musaza wa nyina. Nyirarume w'umuntu abavindimwe na nyina. Amwohereza kwa musaza wa nyina, kwa nyirarume, maze amwohereza kure. Maze Yakobo aragenda arahunga, ahungirayo. Yakobo ageze muri ubwo buhungiro bubayemo amezi make. Maze ikintu gitangaje, nyirarume amubaza icyamuvanye iwabo. Yakobo ngo ari kujya mu buhungiro ariko ataragera kwa nyirarume. Mu ijoro rya kabiri ari mu nzira agenda, ngo yageze ahantu maze araryama yisegura ibuye, maze ngo agira agahinda mu mutima, abwira Imana ati, ko nakoze icyaha nkaba nzapfa nkazanarimbuka, wantabara. Maze uwo mwanya ngo agiye kubona abona urwego, ararota abona urwego rushinze hasi rukageza umutwe mu ijuru. Maze Yakobo urwo rwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abona abamarayika bari kujya baruzamukaho bakongera bakarumanukaho. Agiye kumva yumva ijwi rivugiye hejuru ku mutambi kwa nyuma rwa rwego wo mu ijuru mu bice hatagaragara. Yumva aramubwira ati, Yakobo aho uryamye ndi kumwe nawe, ati nzakurinda aho uzajya hose, kandi sinzagusiga ntarakora ibyo nkubwiye, nzaguha umugisha. Maze Yakobo uwo mwanya ari guhunga, iryo jambo bararyumvise, ryabuye yari yiseguyeho kugira ngo rikonje, ryamubereye ryiza kurusha amatora. Ahita akanguka aravuga ati, aha hantu hari Imana nanjye nari ntabizi. Amaze kuvuga ngo aho hantu hari Imana nanjye nari ntabizi, akomeza ajya mu buhungiro. Ageze mu buhungiro kwa nyirarume, maze nyirarume amubaza icyamukuye iwabo. Narasomye amagambo yanejeje ngo Yakobo amubwiza ukuri ntiyagira icyo amuhisha. Ngo Yakobo yari yaramaze kubona uko icyaha kiryana, avuga ko atazongera gusubira mu ngeso mbi. Maze Yakobo amubwiza ukuri. Nyirarume aramubwira ati, none wankorera nkazaguhemba. Undi ati, keretse ningukorera imyaka 7 ukazampemba umukobwa wawe witwa Rasheli, kuko ari we wanyakiriye ubwo nari ndi mu buhungiro ndi kuza hano, maze akanyakira akangirira neza. Maze undi aramwitegereza ati, kora imyaka 7 Rasheli nzamuguha. Maze Yakobo akora imyaka 7. Niwe musore nabonye wabaye kwa sebukwe agakora imyaka 7 ataragaragarwaho n'icyaha ngo bamumwime. Iyo asuzugura nyirarume cyangwa umugore wa nyirarume ari we nyirabukwe, ntiyari kuzamubona. Ariko yamaze imyaka 7 nta cyaha bamubonyeho. Aho kugira ngo bamuhe wa mukobwa witwa Rasheli, yari afite umuvandimwe we witwa Leya, kandi Leya niwe wari mukuru. Maze bazana Leya abari we bamushyingira, kuko bashyingirwaga nijoro, niko nasomye muri hano ngiye gusoma. Maze bamushyingiye Leya, bukeye mu gitondo bararanye mu buriri, yumva araranye na Rasheli. Maze bukeye mu gitondo amwitegereje mu maso asanga ni Leya, kandi nijoro mu gicuku baryamanye yarazi ko ari Rasheli baryamanye. Yumva arapfuye. Maze ngo aravuga ati, none se ndabigenza nte? Amagambo nasomye yankoze ku mutima. Ngo akimara kubona ari Leya, ngo akatekereza kujya gutonganya nyirarume sebukwe yuko yamuhaye umukobwa atari we. Ngo yagiye kumva yumva ijwi ririmuvugiyemo ngo, uko wariganyije Esawu nawe niko bakuriganyije.
kuva uwo munsi ngo ntabwo yongeye gusinzira, kandi ngo iyo yagiraga amahirwe akabona ibitotsi ngo ntabwo yongeye kuruhuka, umutima we udakubita kuri cya cyaha cye, ngo yaruhukaga ari uko abonye ibitotsi asinziriye, yakanguka umutima ukongera ugatera umushinja icyaha. Icyo cyaha yakimaranye igihe kinini. Maze Yakobo agiye kubwira nyirarume ntiyamumuha, ahubwo aramubwira ati reka nkuhe undi mukobwa witwa Biruha, maze umujyane umugire umuja we, ariko ugende uve hano. Maze Yakobo aremera, ajyana umuja witwa Biruha, maze arihangana. Bukeye Yakobo ati none se wambabariye maze Rasheli ukazamuma? Undi ati reka Rasheli. Maze Yakobo ngo aravuga ati reka nzakora indi myaka 7 ariko uzame Rasheli kuko ari we nakunze. Maze undi kuko yakundaga inyungu nyirarume ati ngaho kora, akora indi myaka 7 maze amuha Rasheli. Noneho amuha n'umuja we witwa Zirupa, maze baba 4. Ariko Rasheli ngo amubonye Yakobo aranezerwa cyane. Umva, nasomye umusore wakundaga koko. Subwo Rasheli yarageze mu myaka ingahe koko? Batendeye imyaka 14. Wakwibaza ngo yarageze mu myaka ingahe? Ruriya rwari urukundo rukomeye. Ntabwo yarekuraga Yakobo. Umuntu wemeye atararekuye ari kuvuka, yagera no ku bakobwa ntarekure, akavuga ati 14 nzemera nyikore, ariko sinzarekura ibyo nemeye. Burya muzabona abantu bakizwa bagafata bagakomeza. Na mbere mu by'ubu buzima iyo bafata ntabwo barekura, ariko babandi bafata barekura b'injarijari. Ni yageze mu bintu by'agakiza b'injarijari ntabwo bihagararamo. Simbi babwiye ubu muzabibona. Abazi gufata ikintu bafashe bakagikomeraho bakagikomeza, muzabona umusozo wabo kuzamera. Ariko muzabona abantu bajarajara ukuntu bazamera ku musozo wabo. Reka mbibwirire inkuru yabo bavandimwe ukuntu yambabaje. Maze Yakobo, ubwo kandi navuye mu itangiriro igice cya 25 niho nahereye, maze kandi ubu ngeze mu gice cyaho cya 30. Maze ikintu gitangaje, umuntu wese ngeze ku cya 29 ubwo nkivuyeho, ariko ubu ninjiye mu gice cya 30. Maze hari ikintu gikomeye. Maze Labani abwira Yakobo ati rero dore nagushingiye abakobwa, urankorera, maze numara kunkorera nzaguha ibyo kugutungana nabo. Yakobo arishima agira ngo ari gukorera umuntu, kandi ari gukorera umuntu ufite umutima abaye nk'uw'igiti. Maze arakora. Maze igihe Yakobo yakoraga umwaka, undi ati intama zose zizavuka ari ibikara zizaba izawe, zigiye kuvuka ziza ari ibikara gusa. Maze nyirarume ahita afata abahungu be ababwira kuzishorera, bagenda urugendo rw'iminsi 3. Izo ntama bajya kuzijyana kure, aho Yakobo atazongera kuzibona. Yakobo agira umutima uhagaze, arongera ati zizavuka ari urutobo, zizaba izawe. Ariko nabwo yamukoreye imyaka 6 isanga imyaka 14 yamaze atendera abakobwa biba imyaka 20. Utwavukaga ari dukeya nitwo yamuhaga. Imana imuha umugisha, maze zirororoka cyane. Maze igihe zororokaga cyane, Yesu ashimwe, beka ikintu gitangaje. Maze igihe zororokaga cyane izo yahawe, Yakobo agize imyaka 20, haranditse ngo ku itegeko ry'Imana gusa. Araryama arota inzozi, yumva marayika aramubwiye ngo mu gitondo ataha iwabo. Afite babagore kandi azi ibyo nyirarume yagiye amukorera. Yakobo afata abagore be n'abana be yaramaze kubyara, arabwira ati tugende dutahire ijoro. Marayika yambona cyera arambwira ngo nze gutaha, none dutahe niko marayika yambwiye. Yakobo yarafataga kuko ariko marayika yari yamubwiye. Maze igihe bagendaga Labani aramukurikira, Labani amukurikiye, Yakobo aramubona ati ndashaka kubagaro. Undi ati nabatendeye imyaka 14 yose, ni warabampaye ntabwo nabibye. Yakobo ahita afata ikirundo cy'amabuye aragishinga. Amaze kugishinga yitegereza Labani aramubwira ati ntuzarenga iki kirundo ngo nsange, nanjye sinzakirenga ngo ngusange, reka njyana abagore banjye kuko nabakoreye imyaka yose namazi wawe. Maze Yakobo akomezanya n'abagore be, ageze ahitwa ku cyambu cya Yaboki, cyari icyambu cya
bambuka bagahita bagera iwabo. Nibwo Yakobo yahageze maze akirana na marayika ijoro ryose. Yagize amahirwe Yakobo atari kuzagira mu buzima bwe. Amahirwe Yakobo yagize ageze ku cyambu cya Yaboki niwe yanditswe muri Bibiliya cyane, kandi ayo mahirwe avugwa hose mu mwuka w'ubuhanuzi. Ntabwo ibitekerezo byinshi by'inyandiko zibwira abantu guhinduka bisoza bitavuze kuri Yakobo. Umva Yakobo uko byagenze rero muri iyo myaka 20. Yakobo yongera kwishinza cyane mu mutima we cyaha cyo kwiba mwene se umugisha yari yaragenewe. Atinya ko Imana izakundira Sawo kumwica. Amaze kwiheba Yakobo asenga Imana ijoro ryose. Nabonye marayika ahagarara imbere ya Yakobo amwereka igicumuro cy'uko kimeze by'ukuri. Yakobo yarageze ku cyambu cya Yaboki, maze marayika yajyagaza agamuhagarara imbere maze akamwereka icyaha cy'uko yagikoze. Maze Yakobo yajya gufata marayika ngo amusabe imbabazi, marayika akaguruka akabararenze. Yakobo ngiye kubasomera ukuntu yabigenje. Marayika ahindukira ngo amusige. Yakobo aramufata yanga kumurekura, asaba cyane arira, avuga ko amaze kwicuza cyane ibyaha yakoze, nuko yariganije cyane mwene se, kandi aribyo byamutandukanije n'urugo rwase imyaka 20 yose. Atinyuka gutondagura amasezerano n'ibimenyetso yabonye by'uko Imana imukunda ibihe bitari bimwe mu busuhuke bwe ari kure y'urugo rwase. Yakobo akesha ijoro akirana na marayika asaba cyane kubona umugisha. Akesha ijoro agenza ate? Akirana nande? Yakobo ngo yari yaragambiriye mu mutima. Nicyo kintu cyantangaje. Yakobo yari yaragambiriye mu mutima ngo ninzongera kubona marayika, nkabona marayika agarutse rimwe gusa akaza kunyereka ibyaha byanjye, nzamufata sinzamurekura. Ngo yari yarabigambiriye. Ageze amahirwe abona marayika araje. Marayika yongera kumwereka ibyaha bye ngo amucike kumwe marayika yamenyereye kumucika. Yakobo yari yarabigambira ati ninzakubona rimwe gusa ukazagaruka unyereka ibyaha byanjye, nanjye ntabwo uzancika. Yakobo maze marayika araza aje kumwereka ibyaha nk'uko marayika yamenyereye, araza arabimwereka ati dore wariganyije mwene so, dore kuva mu bwana bwawe, dore arabimwereka. Maze Yakobo ngo aramwitegereza, baramusimbukiye, aramufata yanga kurekura, arakomeza. Maze Yakobo mva uko byagenze. Iki kintu gitangaje ndagira ngo umuntu wese aze kucyumva. Yakobo akesha ijoro akirana na marayika asaba cyane kubona umugisha. Marayika asa nkaho ashaka kwanga kumvira imisabire ye, kuko ahora amwibutsa ibyaha kandi akamwibutsa ibyaha bye, kandi ashaka kumucika. Ngo kuko ahora agenza ate? Kandi ashaka kugenza ate? Ngo ahora amwibutsa ibyaha bye kandi akagenza ate? Maze Yakobo yari yaragambiriye kugundira marayika. Ndabisomye ndabivuze, ndababaza, ndabisomye ndabivuze. Yari yaragenje ate? Niba wumva ugifite intekerezo nzima, uzagambirira uti ninongera gukorwa ku mutima nkabona muri kino gihe imitima yabaye urutara, abantu benshi batakigira imitima ikorwaho ngo imitima yabe. Iyo bumva hari akantu k'Imana kari gukoraho, nugira amahirwe ukumva uri gutsindwa mu mutima, ukumva hari ibiri kugushinza urudaca, uzafata Imana ntuzayirekure. Kuko muri kino gihe umwuka w'Imana ari gukurwa mu bantu. Bamwe bajyaga basenga bakagira ibihe byo gusenga no kubana n'Imana, ubu byarabananiye, barabigerageza bikanga. Umva mbasomere. Yari yaragambiriye kugundira marayika, umva, atari kubw'amaboko, ahubwo bitewe n'imbaraga yo kwizera kuzima. Mu kababaro ka Yakobo akomeza kuvuga ko yicuza mu mutima we n'uburyo yicishije bugufi kubw'ibigicumuro cye. Marayika asa nkaho atitaye ku gusenga kwe, akomeza kwinyugushura Yakobo, yinyugushura. Yakobo wari umufashe. Iyo marayika bishaka yajyaga kubasha kubona imbaraga zitari iz'abantu maze ziva mu ijuru kugira ngo acike Yakobo, ariko marayika nawe ntabyo yashakaga. Marayika ngo yari inyugushura agati ndekura, ariko marayika ngo iyo bishaka yari kubona imbaraga zitari iz'abantu. Ariko marayika ngo akigirisha gutya ati ndekura, ati kuko umuseke utambitse. Kandi ngo marayika nawe atabishaka agira ngo arebe ko Yakobo ari gusaba akomeje. Umva, ariko abonye yuko atabasha gutsinda Yakobo, ashaka kumwereka imbaraga ze zidashira zitangaje, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Ako kanyura areguka, ariko Yakobo ntiyarorera gukirana kuko itako rye rimubabaje. Icyo Yakobo yaragamije ni ukubona umugisha, maze kubabara k'umubiri ni kumugamburuze. Mwamwumvise? Marayika ngo yafashe ku mutsi wo kunyonga y'itako rye.
umutsi wo kunyonga yita ko uba hano ukomeye ni nerve sciatique, maze ngo arawufata, maze igihe akaguru karambutse karareguka kanga kongera guhina, maze Yakobo marayika ati ngaho ndekura, kandi azi ko amaze kumumugaza akaguru. Yakobo nawe ibyanditswe ngo yaramufashe maze aramwitegereza ati sinkure kurutampaye umugisha. Mwumva ikintu cyabaye. Uko Yakobo yakomeje gukirana niko imigambi ye yarushijeho gukomera, kwizera kwe kwarushijeho kwihangana, kuranesha kugeza igihe barekuranye umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkure kurutampaye umugisha. Marayika aramubaza ati witwa nde kugira ngo nguhe umugisha? Yaramubaje ngo agenza ate? Marayika yamubajije ngo iki? Ndababaza, marayika yamubajije ngo iki? Ngo ugenje ute? Iryo jambo yamubajije ise yari yararimubajije, ngo akimubaza ngo yitwa nde, haranditse ngo yahise ashiguka umutima, yibuka igihe iryo jambo yaribazwaga na se ngo urinde, witwa nde, ngo agahita asubiza ngo nitwe Sawu. Yakobo ngo yahise asubiza marayika vuba vuba ati ndi Yakobo, kugira ngo asubiza ngo ni Yakobo, ngo yari yemeye icyaha cye cyane. Maze aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu kanesha. Yesu ashimwe. Umva ikintu gitangaje, kwizera kwa Yakobo kwarihanganye kuranesha. Yafashe marayika kugeza ubwo abona umugisha yashakaga, amenya adashidikanya ko ababariwe ibyaha bye. Ndasomye ngo yamenye adashidikanya ko agenje ate? Ndasomye ngo yamenye adashidikanya ko agenje ate? Ko agenje ate yemwe? Ubwo ni ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora kubimenya. Reka nikomereza umurongo uri aha ngaha, buryo ibyanditse nibyo byiza. Maze izina rye rirahindurwa ukundi, ngo ntazongera kwitwa Yakobo umuhendanyi, ko ahubwo azitwa Isirayeli, risobanurwa ngo umutware w'Imana. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nawe marayika mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati niki gitumye mbaza izina ryanjye? Amuhera y'umugisha. Yakobo yitaho ahantu Penuweli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Kristo niwe, umva amagambo atangaje, Kristo niwe wari kumwe na Yakobo muri iryo joro, niwe yakiranye nawe akamukomeza yihanganye kugeza ubwo amuha umugisha. Ntabwo ari umumarayika usanzwe. Ndasomye ngo ninde bari kumwe nawe? Ngo ninde baraye bakirana? Ngo ni Kristo bari kumwe nawe muri iryo joro. Uwiteka yumvise gusenga kwa Yakobo ahindure byese yaragambiriye mu mutima we, kandi ubwo Uwiteka ntabwo Uwiteka yashimye uburiganya bwa Yakobo ubwo yacumuraga. Mu kubaho kwa Yakobo yakundaga ibintu bitatu: icya mbere gushidikanya, icya kabiri kwiheba, icya gatatu kubabazwa n'ibyaha bye. Yakobo ngo yakundaga ibintu bingahe? Kugenza gute? Gushidikanya. Kabiri kugenza gute? Gatatu kugenza gute? Kubabazwa n'ibyaha bye, kugeza ubwo yakiranye na marayika ubutadohoka, ahamirizwa ko Imana imubabariye ibyaha bye. Nukuri yakiranije marayika aramutsinda, amwingingarira i Beteli niho yamubonye, ariho yavuganiye natwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo, n'izina ryibutsa abantu ko ari Uwiteka. Haleluya, Yesu ashimwe. Maze mwumva ikintu cyanejeje ariko uruhande rumwe nkababara, ngo Kristo igihe yajyaga gukirana na Yakobo yihinduye umumarayika, ngo Kristo yahise afata undi mumarayika amwohereza kuri Esawu, ngo abwira umumarayika ati genda ujye kuri Esawu umukiranye. Esawu niyihana azahabwa ubugingo buhoraho. Iby'ubutware bwo mu isi byaramucitse, ariko yakwihana akazahabwa ubugingo akareka ubugome bwe. Marayika ngo ajya gukirana na Yakobo, undi mumarayika yagiye gukirana na Esawu. Akiranyije Esawu, asanga Esawu ntabwo akorwaho, asanga Esawu kumukiranya ni nko gukiranya igiti, ni nko gufata beto ukayikiranya. Marayika arakiranya biranga, maze ngo ahita yoroshya umutima we ati nubwo ngukiranyije ukaba udakorwa ku mutima utemera kwihana, mukuyemo imbaraga zo kwica Yakobo. Aho murahurira ntumwice, uzabura ubugingo ariko utishe Yakobo. Umva ikintu cyantangaje, Esawu yaraje gusanganira Yakobo afite ingabo 400. Aya magambo yakuwe mu nama, aya magambo ari mu nama z'Imana muri iyi minsi. Icyigisho cya nyuma cyitwa Inzira yo gutsinda. Inama z'Imana muri iyi minsi, icyigisho cya nyuma si yakuwemo ahubwo nicyo gitabo. Maze ikintu gitangaje, amagambo anejeje cyane, Esawu yaje gusanganira Yakobo afite ingabo 400.
yiteguye kwica mwene se, ariko ubwo marayika yakiranaga na Yakobo muri iryo joro, marayika wundi yatumwe koroshya umutima wa Esawu asinziriye. Nijoro mu nzozi za Esawu yabonye Yakobo yarimukiye kure y'urugo rw'iwabo imyaka 20 yose, kuko yatinyaga gupfa. Mu nzozi ze kandi Esawu abona Yakobo yicishije bugufi, kandi Esawu abona abamarayika bagose Yakobo. Esawu arota yuko igihe ari bumusanganire mu nzozi ari bo batagifite imigambi yo kugira icyo amutwara. Esawu abyutse muri izo nzozi atekereza abantu be 400 ibyo inzozi yarose, abategeka kutagira icyo bamutwara. Abwira ingabo ze ngo Imana ya se iri kumwe nawe, abihanangiriza kubwo bari buhure na Yakobo hatazagira n'umwe ugerageza kugira icyo amutwara. Yesu ashimwe. Arabwira ngo Imana ya se igenje ite? Ngo Imana ya se wa Yakobo igenje ite yemwe? Yari yamenye ko Imana ya Isaka yari iri kumwe na Yakobo. Ariko ibintu bya Yakobo biratangaje. Ubi bya Yakobo noneho bigeze ahantu bitangaje. Ngiye gusoma akantu kane gatangaje. Yakobo uyu umva uko byagenze. Yakobo yubura amaso arebye abone se wazanye n'abantu 400. Uwundi ageze ku cyambu cya Yaboki Yakobo ngo yitegereje abagore be bose, arababwira tumva bari abagore 2 n'abandi yahawe babajabe 2 bakaba 4. Abo bagore uko ari 4, Imana ishimwe ubwiye imvura iguye nta muntu urasohoka. Ubu noneho ndabisoma nitonze, ntabwo nongera gusoma nirukanka. Yesu ashimwe. Mbega ikintu gitangaje, ahubwo niba yariguye cyane. Maze Yakobo ageze ku cyambu cya Yaboki yabwiye abagore be ngo nimugende mwambuke mugere hakurya murahasanga Esawu ni mu gihugu cy'iwacu, mumubwire ngo mbohereje kuba abajabe, kandi mumubwire ngo n'abana banjye babaye abana be, kandi mumubwire ngo umugaragu we ari we Yakobo amusabye imbabazi. Nicyo Yakobo yakoze cyonyine. Abagore barambuka, bacyambuka babona ingabo 400 zifite amabendera, ziri kuvuza amafirimbi, kandi zamanitse amabendera. Ingabo 400. Abagore bikubita imbere, bikubise imbere basanga Esawu nta kintu yumva, ahubwo arakomeza. Uwo yashakaga si umugore we cyangwa umwana we, yashakaga Yakobo. Arakomeza. Maze igihe yambukaga ageze hakurya, Yakobo maze igihe yari amaze gusenga iryo joro, amaze kubonana n'Imana, agiye kubonabona ingabo 400 zimugezeho. Ingabo 400 zikimugeraho azibonye, umva uko byagenze, reka mbisome. Maze ubwe Yakobo abarangaza imbere, Yakobo yikubita hasi 7 ngo abonye bamuturutse imbere, ababonye yirukanka ngo abegere, yikubita hasi arapfukama, arongera ahagurutsa, arongera yikubita hasi, arongera ahagurutsa, arongera yikubita hasi, arongera arahaguruka yikubita hasi. Nuko ku nshuro ya 7 yikubita hasi, maze none habageze aho yegereye Esawu. Maze amwegereye abigenza ate? Maze ubwe abarangaza imbere yikubita hasi 7, maze arindageraho yegereye mwene se Esawu, arirukanka ajya kumusanganira, aramuhobera, begamiranye imisaya, aramusoma, bombi bararira. Cya gitero cy'abantu 400 kije kumwica kibonye uko bahoberanye, kibonye uko Esawu arize, kibonye uko Yakobo arize, Bibiliya avuga ngo bombi bagenza bate? Bombi bagenza bate yemwe? Bombi bararira. Maze igihe bombi bariraga, ikintu cyantangaje, barahoberana, aramusoma. Ariko ikintu gikomeye, maze ngo igihe yamusomaga Yesu amubwira ati mbabarira icyaha cyanjye. Umva uko byagenze. Begamiranye imisaya, bombi bararira. Yakobo yinginga Esawu ngo yakire impongano y'amahoro, Esawu arayanga. Ariko Yakobo aramuhata ati ndakwinginze mera impano yanjye bakuzaniye, kuko Imana yamereye ubuntu kandi mfite ibikwiriye byose. Aramugomera, maze Esawu impano arayemera. Yakobo ngo yahise amubwira atakira impano y'amahoro, dore nagukoreye icyaha. Undi ati oya, aramwinginga. Bigezaho none Esawu impano y'amahoro arayemera. Maze Bibiliya avuga ngo aramuhobera, begamiranye imisaya, bombi bararira. Esawu arira atazihana, Yakobo arira
ari gusaba imbabazi. Ubwo uza abantu bagiye basabana imbabazi, ubabariwe azihana akazajya mu ijuru, ubabariye ariko Imana yamutegetse kandi yenda atazanihana. Murabyumvise se? Maze bombi bagenza bate? Ngiye gusoma akantu kanditse ngo icyo ibi bitwigisha. Icyo ibi bigenza bite yemwe? Icyo ibi bigenza bite? Icyo ibi bitwigisha. Mbega amagambo yantangaje. Yakobo na Yesu bashushanya abantu b'amahara kubiri. Yakobo abakiranutse na Yesu abakiranirwa. Ngo bashushanya abantu bangahe? Akaga Yakobo yagizemo igihe amenye ko Yesu waje kumuterazanye n'abantu 400, gashushanya kaga abakiranutsi bazagira. Marayika ahagarara imbere ya Yakobo. Yakobo afata marayika aramukomeza, akirana nawe ijoro ryose. Niko n'abakiranutsi mu gihe cyabo cy'amakuba no guhagarika imitima bazatakira Imana basenga, nk'uko Yakobo yakiranye na marayika. Muri ako kaga ke agakesha ijoro asaba kurokorwa amaboko ya Yesu. Abakiranutsi nabo mu kababaro kabo ko guhagarika umutima bazatakira Imana ku manywa na nijoro ngo ibakize amaboko y'abakiranirwa bazaba babagose. Yesu ashimwe. Umva amagambo atangaje. Maze igihe turi hafi kwegera aho dusoreza, maze umuntu wese yumve. Yakobo arasaba avuga ko yeruye ko adakwiriye. Yakobo ngo yahise asaba avuga ngo yeruye ko atagenje ate? Adakwiriye. Ngo akinabone Esawu amugeze imbere yahise asaba yeruye ati ngewe sinkwiriye. Kandi ngo yari yaranaraye asabye marayika amubwira ati ngewe sinkwiriye. Ariko ngo marayika bakiranaga ninde? Ngo ninde? Imana ibahimi. Umva itorero ryo mu Kagarama, Imana izabaho umugisha, izabaho ubugingo buhoraho. Nukuri nago ndavuga ibintu byinshi, reka nsome ibintu biri hano nibyo bitangaje. Maze Yakobo avuga yeruye ko adakwiriye, aravuga ati kumbabazi zose n'umurava wose wagiriwe umugaragu wawe sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi. Abakiranutsi nabo mu makuba yabo bazimvamo cyane ko badakwiriye, bazemerana amarira menshi ko ari ntacyo bamaze na hato. Nka Yakobo bazavuga amasezerano y'Imana muri Kristo yasezeraniwe abanyabyaha nkawe, maze bicishije bugufi, bicujije ibyaha byabo badafite icyo bishingikirizaho. Maze abakiranutsi bisunga Imana yonyine, bisunga Imana yonyine. Isi yose izaba yatamiye ubwoko bw'Imana, nta handi umwana w'Imana yajya atari bujye kurega uwamugiriye nabi. Igihe kurindwa n'amategeko yo mu isi kuzaba gukuwe ku bakomeza amategeko y'Imana. Abakomeza amategeko y'Imana bazisunga Imana yonyine. Nta muntu uri bugukure mu nzu ngo ujye kumurega. Inyandiko zibanze page 67 haranditse ngo inzu n'amasambu ntacyo bizamarira bera, ngo ku cyo gihe bazabyamburwa n'amaboko y'abagome, kandi abantu batazi nibo bazasarura imyaka yabo. Bazajya kubona babone baje kuyisarura, kuko abo bantu bagendera ku mategeko y'Imana gusa, kandi abaje kuyisarura n'abakozi ba Satani, kandi abana b'Imana badafite ahantu bari bujye kurega. Maze abana b'Imana babona ibintu byabaye nabi bisunga Imana yonyine gusa. Icyo abana b'Imana bazabasaba ni kimwe. Ntabwo abana b'Imana hano bazabasaba kwihana, nta nubwo bazabasaba kubabarirwa ibyaha byabo. Bazaba barabisabye mbere, bazaba basaba kurokorwa amaboko y'abagome byonyine. Babwira Imana batabagome baratwatamiye, tubabarire tubeho, abagome be kutwica, kuko abagome bazaba bafite ubugome buteye ubwoba. Umva uko bizagenda. Ndabasomera n'abantu bazaba batarihanye uko bizabagendekera, maze mwumva akantu kari hano gatangaje. Maze umuntu wese akwiriye gutekereza Uwiteka. Mbega amagambo atangaje ko ibitekerezo byacu bikwiriye gutekerezwa maze tugakanguka. Yakobo yagundiriye marayika mu makuba yaramukomeza ntiyamurekura. Ubwo asaba cyane arira, marayika mwibutsa ibyaha yigeze gukora. Marayika mwibutsa ibyaha yigeze kugenza ate? Aho ni marayika ntajya bikwibutsa ukagira ngo ni Satani ubizanye ukavuga uti tsindwa Satani. Marayika mwibutsa ibyaha yigeze gukora, agerageza kwikura Yakobo ngo amugerageze arebe kwicuza kwe. Niko rero n'abakiranutsi bazageragezwa mu gihe cyabo cy'umubabaro ngo basuzumwe mu mitima yabo, babone kugaragaza kwizera kwabo ko gukomeye nuko bafite ukwihangana, bakamenya badashidikanya ko Imana ifite imbaraga zo kubakiza. Ntabwo Yakobo yemeye kwerekezwa irya, kuko Yakobo yarazi neza ko Imana imufitiye imbabazi. Yarazi ko Imana imufitiye iki?
yarazi ko Imana imufitiye ikiyemwe, ayisaba kumwereka kugira neza kwayo. Yakobo yibutsa agahinda yagize akicuza ibyaha yakoze, ayisaba kumukiza amaboko ya Esawu, akomeza atyo yinginga akesha ijoro. Yakobo yisubiyemo ngo arebe ibyaha yakoze, agera bugufi bwo kwiheba rwose, ariko amenya neza ko Imana ikwiriye kumutabara, itamutabaye yapfa. Akomeza gufata marayika cyane, arushaho gusaba atakababaye, abikuye ku mutima, kugeza ubwo Yakobo anesha. Abikuye hehe? Kugeza ubwo agenza ate? Niko bizaba ku bakiranutsi ubwo bazisubiramo ngo barebe ibyaha bakoze mu kubaho kwabo kwa kera. Bazaba bari hafi yo kubura ibyiringiro rwose, ariko ubwo bazamenya ko bari hagati yo kubona ubugingo cyangwa urupfu, bazemera Imana cyane, bayisabe kubemera ku mpamvu z'uko ibyaha byabo ari byinshi bikaba byarabateye intimba, bakaba baramaze kubyicuza bicishije bugufi, maze bavuga isezerano ry'Imana bati naho bitaba bityo ahubwo yisunga imbaraga zanjye maze abone kuzura nanjye. Haleluya, Yesu ashimwe. Mbega ikintu gitangaje kuri Yakobo. Ariko ngiye kubasomera ikintu cyambabaje cyane gikomeye. Muri iki gihe abakiranutsi bazaba bageze muri icyo gihe cy'akaga, bari gusenga Imana, bayibutsa ukuntu bihannye ibyaha byabo, bakicisha bugufi. Hari ikintu kizabaho kibabaje. Abantu icyo gihe kizagera cy'amakuba, bagifite ibyaha bya rwihishwa, niko byanditse, batarabyatuye ngo babyihane, ngo bazahita bikorera amaboko yabo, bagende bavuga ibyaha bakoze mu nzira ntawe ubibabajije. Niho abantu bazavuga abo basambanye nabo, niho abantu bazavuga ibyo bagiye banyereza mu kazi, niho abantu bazavuga amaraporo y'ibinyoma bagiye batanga. Mu gihe cy'akaga, igihe itegeko ryo gusenga ku cyumweru rizaba ryatangajwe, hariho abantu bageze aha bamenye umucyo, bakaba batarakiriye ubuntu bw'Imana mu mutima. Icyo bazakora ni ukuvuga ibyaha bakoze mu nzira nta muntu n'umwe ubibabajije. Reka mbisome. Abakiranutsi bazamera nka Yakobo, ukwizera kudahindana n'imigambi ikomeye itazagamburura. Baziyumvamo ko badakwiriye, ariko nta byaha bya rwihishwa bazaba barasigaranye bataragaragaje. Baramutse bagize ibyaha bitatuwe kandi biticujijwe, ibyo byaha bikanyura imbere yabo muri icyo gihe cy'amakuba, bakwiyumvamo cyane ko badakwiriye na hato, kandi ubwoba bwabica bakagira agahinda kamena umutima. Ibyo byose byabatera kwiheba rwose, gucogora kwabuza kwizera kwabo gukomeye, kandi ntibagire ibyiringiro byo gusaba Imana ngo ibakize. Kandi ibihe byabo by'igiciro cyinshi bazabimara bavuga ibyaha bya rwihishwa, barizwa n'ukuntu batagifite ibyiringiro. Ibihe byabo ngo bazabimara bavuga ibyaha byaki? Ndasomye ngo bazabimara bavuga ibyaha byaki? Ntabwo mvuze, ndasomye ngo ibihe byabo by'igiciro cyinshi. Ibyo bari kumara bafite ibihe by'igiciro cyinshi bategereje umukiza kwaza, bazabimara bavuga ibyaha byaki? Bya rwihishwa. Niho abantu bazavuga ibyaha bya rwihishwa, bakavuga aho bagiye babikorera. Niho abantu bazagenda mu nzira avuga ati mbuze ubugingo, atari ku nubwo mbubuze, ati nzize ubusambanyi bwanjye, ati nabutangiye iki gihe n'iki, nabikoze mu rwihishwa, nzize kureba amafilimi ya za pornography, ati ubu ngubu nzize kwirirwa ndi gukabakaba abagore n'abakobwa n'abasore, ati ubu ngubu nzize kugendera mu nzira zitari iz'Imana, ati nzize sanse yo ku kazi nanyereje, maze sanse nkajya nyinyereza, nzize raporo z'ibinyoma natangaga. Nibwo abantu bazagenda mu nzira bavuga ibyaha bakoze. Niho abantu bazaterura amafaranga amwe bakayasubiza abo bayibye, ariko badateze kuzihana, kuko ariko ijambo ry'Imana rivuze niko bizagenda. Mbese mbibarize kibazo, Abayisiraheli batumwa gutata igihugu cy'i Kanani, bakazana inkuru itariyo. Imana niyo yababwiye ngo ubwo bifuje kutazakijyamo ntibazakijyamo koko, cyangwa siyo yabibabwiye? Musubize, niyo yabibabwiye siyo yabibabwiye? Niyo yabibabwiye. Bamaze se kubibwirwa, hari irindi jambo Imana yongeye kubabwira ryo kuzapfira mu nzira uretse iryo ngiryo? Niryo ryonyine yababwiye. Barahandaje baragenda, ariko ku mwaka wa nyuma wa 40 wa nyuma, abari batarapfuye, ku mwaka wa nyuma bageze kuri Yorodani neza, niho Abayisiraheli bari barahandaje bakomeye bagira ngo ahari Imana izagera aho yibagirwe. 24,000 niho bapfiriye bagwa ku mupaka.
bari baravuye mu Egiputa basaga 600 utabariweho abagore n'abana, ari abagabo gusa basaga 600. Maze Mose atera hejuru ati warokotse adapfuye mu bo twavanye mu Egiputa tubabaze. Nashyira ukuboko hejuru, agiye kubona ni Yosuwa w'umuyisirayeli na Karebu wo mu bwoko bw'abakenazi wabaye umuyisirayeli kubw'amasezerano. Abona nabo babiri gusa, abona ni umukenazi n'umuyisirayeli kuko yari yaragize ibimenyetso by'abayisirayeli, akabarirwa mu muryango wo kwa Yuda, akaba umwana wo kwa Yefune, maze asanga nabo babiri gusa mu baturutse mu Egiputa babazwe. None abantu barakomeza kugotomera ibyaha kandi bakumva bazabana na Yakobo wakiranije marayika kugeza ubwo marayika mwinginga, marayika akinyugushura. Ibyanditswe biravuga mu ntambara ikomeye ku cyigisho cyitwa igihe cy'umubabaro, amagambo ku rupapuro rubanziriza icyo cyigisho, ngo marayika yabwiye Yakobo ati ndekura kuko umuseke utambitse. Yakobo ngo kuko marayika yaramaze kumufata umutsi wo kunyonga yitako, maze ngo Yakobo ahita areba marayika mu maso ngo asimbukira igikanu aragifata. Maze marayika yajya avuga ati ndekura kuko umuseke utambitse. Yakobo akagundira igikanu akamureba ati sinkure kurutamaye umugisha. None murashaka kuzabana n'uwo nguwo kandi mutarigeze musaba umugisha nk'uwo? Turasomye ngo yarababari wamenya ko agenje ate. Mu gihe abandi baba bari kwiga ijambo ry'Imana bari gusenga, wowe ufite ahandi uri. Turasomye ngo ibyaha byarwihishwa ngo bazagenda babivuga ngo badafite umuntu babibwira. Siko dusomye? Siko maze gusoma? Yesu ashimwe. Iki nicyo gihe cyo kwitegura. Bose bahawe kugira ngo bitegure. Abashaka umugisha w'Imana nka Yakobo bakisunga amasezerano nkawe, bakanga kurekura bihanganye nkawe, bazanesha nkuko na Yakobo yanesheje. Bazanesha nkuko na Yakobo yagenje ate? Nkuko na Yakobo yagenje ate? Yaraye ijoro ryose kandi yihamye icyaha cye abikuye ku mutima, atakambira Imana ayinginga. Ariko Imana ishimwe ko yumvise gusenga kwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Abazabana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru ntabwo ari ibintu bizapfa kwizana gusa, ni ibintu bifite aho bizaturuka. Murabyumvise yemwe? Bifite aho bizagenze bite? Bifite aho bizagenze bite? Biba bifite ahantu byatangiriye. Mwahoze mwiga iby'igitabo cy'umugenzi mu byigisho by'ishuri ryo kwisabato ku ipaje ya mbere y'icyigisho cy'uyu munsi, ipaje mwahereyeho y'icyigisho mwahereyeho. Mwiga iby'igitabo cy'umugenzi n'ukuntu umukristo ngo yagiye ngo bakamuha intwaro, maze ngo bamushyira mu cyumba baramufureba, maze bamwambika imyambaro y'urugamba. Utambaye iyo myambaro y'urugamba ntabwo azarwana urugamba ruri hano imbere, maze urugamba rukunanira uri mu rugo. Uwo mubana yagusuzugura ugatukana ukavuga ntuceceke, maze abana bagusuzugura ukavuga ntuceceke, abakozi bakora ibyo utababwiye ukaza ukavuga ntuceceke, cyangwa ukarakara ukajingija ngo ubereke ko bayobora. Wajya mu kazi ugasiga ududunganyije ibintu, wahagera bagatinyaho kugira ngo banezerwe ko hageze, ngo uzanesha urugamba ruri hano imbere. Abazanesha urugamba ruri hano, abandi bamwe barasambana n'abakoresha babo, abandi bagakora amarorerwa atandukanye, abandi mbese kugira ngo abantu bazajye mu bwami bwo mu ijuru bizabasaba kubanza bagaca bugufi bakihana. Ariko Imana ishimwe yuko abagiye mu rurembo rwo mu ijuru, abazajya mu rurembo rwo mu ijuru bose dusoma nta n'umwe utarakoze icyaha, ariko barabyihanye kandi barababariwe, bazahabwa ubugingo buhoraho. Imana natwe uyu munsi tubabarire. Isomo risoza Yohana igice cya 6. Ni isomo basomye umurongo wa 9, maze mbabwira ikintu gitangaje kuri uyu murongo. Nibyo somo risoza Yohana igice cya 6 umurongo wa 9. Yohana igice cya 6 umurongo wa 9, maze twumve ibivuga. Hano hari umuhungu ufite imitsi 5 y'ingano n'ife 2, ariko ibyo byamarira icyo abantu bangana barya. Umurongo wa 10, Yesu ati nimwicaza abantu aho hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi 5. Ibihumbi bingahe? Yesu arategeka, twadufite uratubuka, ibyo kurya biraboneka, babirya ari ibihumbi 5 kandi bose barahaga. Niko Yesu uyu munsi yategeka ijambo ry'Imana
maze tukarirya twese tukuzura umwuka wera. Imana iwutwuzuze mu izina rya Yesu. Kandi Imana iduhindure bashyi, duhe kwanga icyaha, idushyiremo umutima ukirana na marayika. Nusenga ukumva ntibiri kwemera, ntuzabirwanye ngo ubwo maze igihe nsenga ngo nkaba ntarahinduka, ngo ubwo guhinduka ntibibaho. Wowe uzakomeze, nyuma yaho uzabona igisubizo cyabyo. Kandi nushaka guhinduka ukinginga Imana igihe kinini, wenda bizagutwara gito bitewe no kwizera kwawe nuko umutima wawe umeze, cyangwa bizagutwara kinini bitewe nuko umutima wawe umeze. Ariko wowe ntuzashidikanye ku bintu by'Imana, uzagume ku gicaniro ujye usenga Imana amanywa nijoro. Imana izahindura umutima wawe, izawugira mushya. Reka Yesu ahindure imitima yacu mu izina rya Yesu. Mbese hari abifuza gukirana nka Yakobo ngo bahaguruke dusenge? Avuga ati nabimenye sinigeze nkirana. N'ubu hano hari abantu babicaye hano ataranamara n'iminsi 2 cyangwa 3 ari gusaba Imana ngo ihindure umutima we, asenga yihereranye nayo, ngo yihereranye n'Imana ari wenyine atuje nta rusaku uru ruhande rwe, akaba ataramara n'umunsi 1 cyangwa 2 cyangwa 3, kandi akumva azakirana. Hari n'utarasenga Imana ngo areke kuryama iryo joro rigira iryo gusenga ubwe abi imbere y'Imana, akaba yumva kandi azabaho abandi baraye basenga bazabana. Hari ushaka gukirana na Yakobo uri hano? Nahaguruke dusenge. Ushaka gukirana n'Imana nka Yakobo? Nahaguruke. Kandi hagira ubikora yiganya abandi. Haguruka uvuga ati Mana biriya ubimpaye nanyurwa. Ahaguruke dusenge. Imana ibaha umugisha. Mbese hari umuntu uri hano wahoze asenga by'ukuri, uyu munsi akaba ari mu ntege nke, akavuga ati intege nke zanjye nzizaniye Yesu, intege nke zanjye nzizaniye Yesu, ngo arara nkiranya nanjye ahere none ahankiranya maze angire neza. Abanguka aze hano imbere dusenge, atitaye ku cyubahiro cye. Nabanguke. Imana ibaha imigisha. Turaba turi kuririmba indirimbo iri busoze. Imana ibaha imigisha. Imana ibaha imigisha. Uvuga uti Mwami nahoze mbana nawe by'ukuri, ubu naraguye nsigaye ku izina gusa, ariko nje kubana n'Imana yanjye. Nabanguke. Imana ibaha imigisha. Nabanguke yitinda, ntabwo turatinda hano. Nabanguke. Avuga ati nahoze mbana nawe by'ukuri. 62. Nabanguke. Imana ibaha imigisha. Nabanguke. Imana ibaha imigisha. Nahoze mbana nawe by'ukuri. Mbese hari umushyitsi n'abashyitsi? Umushyitsi uvuga ngo ndaje Mana, nje kukwiyegurira burundu, nawe nabanguke. Imana ibaha imigisha. Imana ibaha imigisha bavandimwe muri kuza. Imana ibaha imigisha. Yesu ndagukunze rwose, ndakwihaye. Imana iguha imigisha. Imana ibaha imigisha. Yesu ndagukunda, ingeso mbi ndazanze, nzanze uko zingana. Imana ibaha imigisha. Muze mukirane na Yesu ari hano. Yesu ari hano. Ni wowe mukiza wanjye, mwiza nkuyoboke. Imana ibaha imigisha abavandimwe bashiki banjye. Imana ibaha imigisha. Yaba umushyitsi, yaba uwahoze asenga akagwa, nabanguke. Iyo ndirimbo ndayibatuye. Kuko wabanje kunkunda, waranyiguriye unkirizi Kalvari, gukundiye ikamba ry'amahwa wahambiki, ntabwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Mbere y'ubu ngukunda nzagera
nzajya gusingiza iteka. Hari undi usigaye, nabanguke dusenge, nabanguke dusenge, nabanguke, nabanguke. Imana iguhe imigisha. Nshuti yanjye ndakwinginze ngwino. Imana iguhe imigisha, Imana iguhe imigisha mushiki wacu. Ubwo nzageraho Yesu yaduteguriye. Mwene data uri mu iri teraniro, wakozwe ku mutima, banguka dusenge. Yesu aragushaka kugira ngo azakujyane aho uzamuhamiriza iteka utazagaruka mu miruho. Ngwino Yesu, ngwino umutura umutwaro wawe. Icyakugushije arakizi kandi arashaka ko umwiyegurira burundu. Yesu azaguha imbaraga. Banguka dusenge, banguka dusenge. Ndagira ngo mbinginge, niba uri mu iri teraniro ukaba uvuga uteye amahirwe niyo yanjye ntancike, kandi ukaba uzi ko wagize intege nke bikomeye, aho kugira ngo uzagende mu nzira uvuga ibya rwihishwa, ngwino usange Yesu. Yesu ari mwaya materaniro ngo adufashe. Imana iguhe imigisha. Banguka, kuko ushobora kwanga kuzaha ukazagenda wikoreye amaboko ubwira isi yose ibyo wakoze nta kintu arakumarira. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, ni wowe ategereje. Niba wumvise hari ikintu cyakuvuzweho uri mu iri teraniro, ntubigire ibikino, ntibizahoraho. Aya mahirwe ameze atya ntabwo azahoraho. Aya mahirwe ntazahoraho, ni igihe gito gusa. Iyi ntambara turwana yo kwizera igashira, maze umwami wacu agahamagara amazina y'abera, maze tukazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo Yesu Kristo azahora yinginga. Iki nicyo gihe. Ndakwinginze wipfusha igihe ubusa, ndakwinginze wipfusha igihe ubusa. Yesu aragushaka, yaje hano ngo aguhe umugisha, ngo akugirire neza. Arashaka kukwambura ingeso mbi zose. Ngwino ndakwinginze, ngwino ndakwinginze, kuko Yesu aragushaka. Yesu aragutegereje. Iyaba wari uzi imbaraga byamusabye, icyubahiro yasize mu ijuru, akaza gupfira mu iyi si mbi kugira ngo dukunde tuzahabwe ubugingo, akemera kumanikwa ku musaraba, akatuvira amaraso. Ndakwinginze ngwino dusange Yesu. Ndakwinginze banguka, banguka muvandimwe, inshuti yanjye, banguka, kuko iki gihe ntikizahoraho. Nta wundi usigaye, nta wundi usigaye, nta wundi usigaye wavuzwe akaba yakozwe ku mutima. Nta wundi. Banguka, Imana iguhe imigisha. Banguka, ndakwinginze, banguka, ndakwinginze, banguka. Yesu aragushaka, ndakwinginze. Yesu ni wowe washaka. Ntabwo nzi impamvu Yesu yateguye aya materaniro, ariko yarakuzi. Wowe utabizi yaragushakaga. Yesu ari kukwinginga, ngwino. Yesu ari kukwinginga, Yesu ari kukwinginga. Igihe cy'imbabazi ntabwo ari ukubeshya, ntabwo ari ugukabya inkuru. Yesu agiye kugaruka vuba bidatinze. Yesu Kristo azagaruka. Ndakwinginze ngwino. Niba ari wowe usigaye, ngwino. Yesu arakwinginga cyane. Hereye ubu ngukunda, nzageze gupfa. Hereye ubu nzajya ngusingiza iteka. Indirimbo igiye kurangira,
niba uri hano banguka cyane, banguka cyane, banguka, indirimbo igiye kurangira, banguka, indirimbo igiye kurangira. Yesu umwami w'amahoro akweze rwose. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Mfite umunezero mwinshi, mfite amahoro menshi mu mutima wanjye. Ndashimira Imana yateguye aya materaniro. Imana yo mu ijuru ihimbazwe, kuko uwo yaje ishaka iramubonye. Indirimbo igiye gusoza. Icyo gice ndakibatuye nicyo cya nyuma. Icyo gice ndakibatuye mwese. Zajya musingiza, mushimira, zajya muhamya iteka iteka. Nawe uri hano wundi usigaye avuga ati naraguye mwami we, ariko nawe abimenye naguye mpagaze, aho kugira ngo nzabwire isi yose ibyangushije, nje kubibwira Yesu mu mutima. Ntawe uhari, ntawe uhari, ntawe uhari, ntawe uhari. Imana ibaha imigisha, Imana iguha imigisha. Iyizire, Yesu aragushaka. Tugiye gusenga, ngiye gusenga, maze nindangiza usenga isengesho risoza arahita akurikiraho. Abari imbere turaba dupfukamye, abandi muhera Imana icyubahiro aho muri. Turagushimye Data, izina ryawe rihimbazwe. Ubwoko bwawe burakwiyeguriye buhagaze hano imbere, maze ku musozo buranapfukamye, kandi buri muntu wese muri twe arashaka gukirana nk'uko Yakobo yakiranye. Twakoze ibyaha byinshi, ibyaha bya rwihishwa, ibyo twagambiriye mu mutima, ibizwi n'abaho twabikoreye n'abo twabikoranye. Twaragusuzuguje cyane, twarahemutse, biri kuturya mu mutima. None turabikuzaniye ngo utubabarire, bitwambure, uduha agakiza, maze uzabihe Satani nyirabyo azarimbukane nabyo, ariko twebwe tuzabe mu bugingo buhoraho. Iri teraniro riri hano imbere ryose uriho imigisha. Twebwe bari hano ku ruhimbo duha imigisha. Korari ziri hano zose uziha imigisha. Udehe komatana nawe, kandi wumve gusenga kwa buri wese muri aba bapfukamye. Hari uvuga ngo uriye usenge yasengera n'iki agasengera n'iki kiri mu mutima we, nje ntareba. Wowe uhareba mu mutima, wumve gusenga kwe. Amen. Ubwo uyu agiye gukomeza akurikiraho nawe asenga, twese wumve gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.